Yes, reka tubagezeho rero showbiz zacu za buri munsi, showbiz za kasamutwe za weekend time, weekend show. Yes, abantu benshi bakomeje kutwandikira batubaza bati ese mwazatugejejeho urutonde cyangwa se abahanzi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ari kijyana, bafite amafaranga cyangwa se bafite amafaranga menshi kuri account cyangwa se bafite ibikorwa bihambaye. Yes, aho rero dusanga abahanzi batandukanye mu Rwanda bafite amafaranga menshi, ibikorwa bitandukanye, harimo amazu ndetse aho twaje gusura King James afite ibikorwa byiza cyane birimo amazu ahenze. Twaje gusura Bruce Melody ufite amafaranga atari munsi ya miliyaridi ndetse n'abandi barimo ba The Ben n'abandi, ndetse Knowless ufite inzu ya miliyoni 300 z'amanyarwanda iri mu Bugesera, ndetse n'abandi ba producer bakomeye muri showbiz. Rero uyu munsi rero twaje mu yindi shusho, tugiye kubereka inzu y'umwana ukora filime muri Afrika y'Epfo ndetse no mu Rwanda arazwi cyane, uzwi ku izina rya Jackson Mandela. Uyu mwana rero Jackson Mandela yagiye akora filime zitandukanye, ndetse filime zimwagiye muzibona hirya no hino zagiye zitwara ibikombe. Yes, ibikombe. Ubwo rero twabashije kugera ku nyubako ye, ntabwo twabashije kumubona ariko twaramuhamagaye atwemera yuko dushobora kujya kureba iyo nzu ye, ndetse twaragiye ushinzwe caretaker w'iyo nzu aratwakira, ndetse turinjira tubasha kuba twashutinga iyo nyubako. Ni inyubako ifite agaciro ka miliyaridi 1.5 miliyoni 500 z'amanyarwanda. Ngira ngo niwe mustari wa mbere mu gihugu ufite inzu cyangwa se ufite ibikorwa bihambaye. Yes, ubwo rero reka tubinjize muri iyo nyubako, tubereke iyo nyubako, namwe mubashe kwihera ijisho kugira ngo n'ubutaha nimugasuzugure abastari b'Kigali. Guys, abantu bafite amafaranga. Yes, ariko iyo nyubako wakwibaza ngo iherereye hehe? Tugiye kubageza aho iyo nyubako iherereye. Umujyi iherereyemo, umusozi iherereyemo. Ibi byose nimucikwe na Cape Max TV. Mukore subscribe kugira ngo mutubashe kwagura umuryango mugari, mukora na share na like kugira ngo tujye twaploadinga akantu gashyashya cyangwa se amakuru mashyashya, maze mujye muba abambere kubona iyo nkuru. Reka twinjire muri iyo nzu, twajyane muri iyo nzu, tubashe kubereka iyo nzu uko iteye. Ni inzu iteye ubwoba, iri kuri beach ndetse iri mu musozi rwagati. Turaza kwifuza mwandikire muri comment namwe uko iyo nzu mwayibonye nuko mwayakiriye. Ese koko uyu muntu akwiriye kujya mu ruhando rw'abahangana mu mafaranga cyangwa se mu bastare bakomeye nka producer? Uyu mugabo ni umuproducer atunganya filime akanazikora, atunganya filime akanazikina. Yes, he is a producer and actor, Jackson Mandela. Yes, ndetse mu minsi mikeya araba ari Kigali. Ni umugabo ugiye agaragara ku gihe.com, ku nyarwanda.com, igihe kiramuzi, nyarwanda.com iramuzi, ndetse n'ahantu henshi ku maradiyo mu Rwanda bagiye bamutangaza, ngira ngo muramuzi. Ndetse na filime ze mwagiye muzibona kuri YouTube channel ya Cape Max TV. Let's go. Reka twinjire rero mubashe kwihera ijisho iyo nzu. Inyubako niyo twahageze, ntago tubatindira. Let's get in, man. Maze mubashe kuvuga muti yes, abantu bagezeyo, abantu basuzugura abastari b'Kigali n'ubutaha ntibazikabamenyere. Let's go, man. Hit your like or subscribe kugira ngo mu gihe tuye tubasha kumenya niba turi kumwe cyangwa se tutari kumwe. Yes, ahangaha reka rero tubajyane imbere mu nzu. Murabona iyi ni salo amanje, murayibona salo amanje ni nini cyane, murabona ibintu bitatsemo, murabona ko hadekoye. Shangira ngo na miliyaridi 1.5 birarenga kabisa. Dore aha ni mu cyumba cya mbere, iki nacyo ni icyumba cya kabiri. Dore ko kimeze kino cyumba, murakibona.
aha ni etaje, ni ukuvuga ngo ni inzu, iyi nzu ni etaje irageretse, ni inzu igeretse. Hano rero turi mu cyumba cya gatatu. Hey, mama yangu dore amafaranga, dore amafaranga. Cyakoza kabisa. Abona harane kuri beach, hano ni mu musozi, murabona turagerageza gufotora tubereka abakunzi ba Cape Max TV. Let's go again. Reka twongere twihere ijisho.